tuyifunge yonyine. Kwanza kuyifunga yonyine iyi robine. Noneho rero nyuma yuko tuvanyeho iriya ronderi washa na nati, ubu ni buro, turahita tuyinjizamo hano. Gutya igomba kuba imeze. Tujye tuyihindukiza. Duhindukize, noneho dukurikizeho. Robine irimo iravamo amazi yari yarasigayemo. Kundi turashyiraho iyi ronderi. Kurikizaho nati iburo. Tuyifunge. Ugomba kwitegereza ko ifunze neza, kandi aha wanabireba urebeye kuri aya matiyo, ukareba ko ari hano hagati neza. Ibyo bishobora guhita biguha rediyo kugira ngo ute gushyiraho isupani. Noneho ukabikazanya. Ukahindukiza ukareba ko robine iringaniye. Aho itaringaniye ukayihindukiza ukayirebesha mo hariya neza himenamo amazi. Aho ni sawa. Noneho ukayifunga koko, kandi nabwo uyifunga wumva mu kuboko, kuko ushobora kurenza ukakimena. Gutyo ni sawa. Ntabwo biba birangiriye aho ngaho, ntabwo biba birangiriye aho, harakurikiraho izi ronderi, cyangwa se twavuga ko ari nka raba, ariko raba z'icyuma za bronze.
zacu tukazishyiraho gutya, ziba zaravuyemo ku gahato no gusubiraho zisubiraho ku gahato, zijya zisubiraho ku neza. Tukazisubizaho uko zavuyeho, kuko nabwo twari tugiye gukora reri. Mbere yo kuzisubizaho hagomba kujyaho izi nati zazo zifunga kuri angle valve. Agatiyo gasa nk'akahengamiye, niyo mpamvu nshyizemo toronovisi. Nabyo bishobora kukabuza kwinjira neza. Hacksaw blade cyangwa se ponseze cyane.
kubanza sinki tuyitereke hano mu mwanya wayo kugira ngo tubanze aya matiyo tuyagorore mu buryo bujyanye na angle valve z'amazi, tubifungane twongere tuyifungureho tubone kuyikwikira neza. Ukwiriye kuba muri kureba ikigiye gukurikiraho.